mu by'ukuri hari ibintu 15 bimbabaza yabaye nka yandirimbo yagize ati hari ibintu bimbabaza bikambabaza ngo bikanambabaza cyane. Mu by'ukuri n'uyu nguyu rero nawe byaramubaje cyane, ibintu 15 byamuteye agahinda. Mu by'ukuri ibintu bimbabaza nabonye mu matorero amwe namwe yena. Mu by'ukuri rero sasa mu by'ukuri muri kiganiro nifuje kubasangiza ibintu 15 bimbabaza nabonye mu matorero y'amadini y'inahangaha, kandi mu by'ukuri bitajya bisiba kubaho buri munsi. Mu by'ukuri rero mu by'ukuri ko iyi nkuru birumvikana mbikoze kugira ngo cyase abigizi ko bakora bimwe mu byo ngiye kuvuga bahindurira nyine bahindura niba babona ari ngombwa. Gusa ibi byose ngiye kuguha muri kiganiro birumvikana si icyaha, ariko mbona harimo ibikorwa biturutse nyine ku burangare bw'abashumba no kudaha ibintu agaciro, ndetse harimo n'ibyo mbona nyine bisa n'icyaha, kandi Bibiliya idusaba akwirinda icyaha n'igisa nkacyo. Ikindi rero ni ibindi cyase, ikindi ni ibi ngiye akuvuga mbona bigaragara neza cyase bigaragara neza muri rusange, ndetse bishobora kuba cyase kugira abo bidashimisha nyine bitewe n'iki n'imyumvire yabo. Sasa mu by'ukuri njyewe ndayishimiye, ndayishimiye mu by'ukuri rero hari wowe ndayishimiye nyine jite wu bandi mgamba hari n'abandi nk'abatimamu, ndetse no mu buryo naryo birumvikana mu bijyanye n'inzira cyase n'izina risobanuye ikintu gikomeye kuri jewe nk'umuntu umaze rero kugera mu cyase mu matorero menshi ya hano nye mu Rwanda. Ibi mugiye gusoma cyase mugiye kumva nibi sibihuha nibyo nabonye, ndetse hari na bamwe mu bakristo mbona duhuje, ariko nyine birumvikana bakaryumaho ku mpamvu z'umutekano wabo. Sasa mu by'ukuri rero cyase mu by'ukuri abashumba cyase bashumba nyine mwumva inkuru ntimumfate nabi, murabizi ko mbubaha kandi ko mbakunda, ariko ibi mbikoze ingambere ngo hatagira byinshi byangirika, ubwo hagiye byinshi bigenda bihinduka. Sasa mu by'ukuri Imana yatanze impano nyinshi itabirumbikana. Imana yatanze impano nyinshi, itangaza makuru ni uburyo nanjye nahawe n'Imana bwo kuvuga inzira ya Yesu no gutegura ingabo mu bitugu cyangwa gutera ingabo mu bitugu wo duhuje uwo mugambi wo kuvuga Yesu. Kandi nizera ko abiyumvikana tutagwa cyase ubwani bwambo tuzasarura nitutagwisari ingorano zacu tuzazibona tugeze mu ijuru. Sasa mu by'ukuri rero dore ibintu 15 nabonye mu matorero anyuranye bikambabaza, ndetse mpora nsaba ko habaho impinduka. Icyambere rero kwaka abakristo amaturo ku gahato benshi cyase myane magambo reka subiremo. Icyambere akwaka abakristo amaturo ku gahato benshi bakayatanga bagununwa, mu yane magambo akatanga bimyoza bwo sibyo nibi cyubundi babatubwira. Mu by'ukuri rero ushobora cyase mu yane magambo ushobora kuvuga ko ibi atari ukuri, ariko hari amatorero abibamo ugasanga nyine paseri ashize nyine igite cyase igitereko cya bari cya yakira amafaranga igitego ku bakristo cyase agakira itegeko akuba kristo nyine akabasaba cyase akabasaba gutura bose, akabikora cyase agakora ibyo akoresheje amagambo avugamye akarimi keza cyase avuganya akarimi keza cyase kugaragariza ko ugomba kugira icyo umuha cyase ukabone nubwo wajya mu mwenda ukafata umwenda ukirengagiza nyine ko ijambo ry'Imana ridusaba gutanga buri wese uko yifite. Nabo rero mu yare magambo rero nawe baze abantu nyine baturisha nyine ishuro hafi 7 mu iterano rimwe ku munsi. Ubwo kandi mu cyase muri buri icyo cyiciro umukristo wese akaba agomba kugaragaza uruhare rwe mu yandi magambo ntagume cyashyushye intebe. Ikindi rero nuko buri umukristo aba yizezwa nyine ibitangaza bikomeye igihe cyose atanze ituro arifatika. Ibyo rero byizezwa nyine hakaba harimo rero kuba cyase hakaba harimo nyine kujya muri Amerika gukira inyatsi guhabwa urubyaro n'ibindi. Hari rero cyase hari n'abagurisha nyine abakristo amabuye n'amavuta bavanye ngo muri seri ngo nibongere ikinga amahirwe. Mu yandi magambo rero hari n'abasaba abakristo gutanga amafaranga kugira ngo babone umugisha n'ibindi bisabwa ku itegeko rya pasiteri, atari ubushake bw'umukristo cyane ko baba nyine babwiye ko utari butange itoro nyine muri ako kanya imivumo y'ikuzimu
yose ijya kuri mu yandi magambo imivumo ya sekibi cyangwa imivumo y'ikuzimira kujya n'udatanga ikintu udatanga ituro. Kuri rero ibi mbona ari ugutera ubwoba abakristo, kandi kubijyanye no kwaka nyine abantu amaturo akugahato navuga byinshi, yewe navuga byinshi. Nawe ibaze abantu ahantu ujya nyine pasteur akakubwira cyangwa akabwira abakristo ko gutura ibiceri ari cyari kuko ngo bisakuriza Imana, ariko kandi murakumva ko ari murakibuka ngo bisakuriza Imana, ariko ubwo bisakuriza bitse bwo urusaku rwabyo birazamuka rikagera ku Imana, ariko ivugo ndaziragwira so guteka mutwe. Sasa mu by'ukuri ngo nanjye nemera ko gutura ari byiza, ndetse biza n'umugisha nk'umukristo uba ugomba nyine kwitwaza ituro igihe ugiye mu nzu y'Imana. Ariko kandi twibuke ko Bibiliya ivuga ko umuntu akwiye kujya atanga bimuvuye ku mutima, nyine mu yandi magambo akabikora atagononwa, kuko ari byo bizamwongerera umugisha akazagororerwa. Mu by'ukuri rero iyo pasteur rero abihati nyine abakristo ku nyungu zindi nyine abembikana bagamije, mbona nta mugisha abakristo bakuramo. Ikindi nge mbona ari uko cyasa ariko kuba nyine ari kubahatira gutura atari impuhwe z'umurimo w'Imana, ahubwo ari inyota y'agafaranga cyasa ari inyota y'amafaranga. Pastor aba yifite, ariko pastor nawe hari gihe usanga afite inyota y'ifaranga. Ikindi ngo hari naho nagiye kuko Kimisagara abakristo bose bategekwa gutura umwana, cyasa bagiye gutura umwana w'umukobwa umwe yanga gukorwa nyine n'isoni, nuko ngo atura bombo igura amafaranga igiceri cy'icumi. Pastor rero ntiyabyishimira, ashaka akumusebya mu ruhame. Nyuma rero asubira cyane magambo asubira amusaba akuzana ituro ubutaha. Nani magambo ati izo bombo zawuzana hano bye ntago nzeshaka ntuzongeye gutura bombo yibombo so nayo maze ikibombo y'icumi koko. Nani magambo ati cyane izo bombo za ntuzongeye kuzigaruka gutura bombo. Iki rero iyo bigeze nyine ku mafaranga n'inyubako ho biba ibindi kuko n'ubu ngubu hari itorero nyiri rimwe na rimwe cyase amwe namwe nkeka ko mwaba muzi abakristo nyine batari bake bari mu makimbirane mu miryango yabo yakuruwe n'imyenda batewe n'amafaranga y'inyubako bitangishijwe ku gitutu cya pasteur. Dore ko hari umubare w'amafaranga buri mukristo yari ategetswe gutanga, ariko ibi ni ibiki akabantu nabo ni ibitangaza. Ikindi reka tujye ku kindi cyane cya kabiri kijya kimbabaza kikantera ishavu n'iki nigononwa byose binavanze. By'ukuri gukora mu ntoki buri mukristo wese utanze ituro no gutanga ifishi yandikwaho amaturo. Mu by'ukuri rero iyi ngingo irenga gusa nk'iyo ngiyo nahereyeho nyine, ariko biratandukanye kuko hano usanga nta gahato kabaho, ahubwo mu kwaka abakristo amaturo, ahubwo icyo pastor akora ni ugushyiraho gahunda yo kujya nyine akora mu ntoki buri mukristo wese uje nyine gutura, akababwira ko ari muri gahunda yo kubahesha umugisha. Mayane magambo izo ntoki zigukoze mu biganza umugisha ukabura wucyuye. Niba rero ikigamijwe ari ugusabira gusabira umukristo umugisha, aha ndabyemeye, ariko jewe siko nabibonye henshi kuko ho nagiye, kuko nasanze ari iturufu kugira ngo pastor yamenye neza abakristo batuye uwo munsi, bityo rero bimufashe kunyuzamo ijisho kubadatura. Mu yandi magambo ajye meti runaka ntatura unasigaye ajye murebera mu bidaruwindi binini ubeta, ariko bundi runaka uzikatagitura sha agenda amanura birya bidaruwinda kurebe neza. Sasa mu yandi magambo rero kuri ruhande mbona abakristo ku bakristo nyine hari ibyo bimira no kwifotoza bagatura bitarimo nyine nta mutima nyine ukunze bafite, ahubwo ari ukugira ngo pastor abone ko batuye. Ikindi rero hano cyase hanawo nta mugisha umukristo yabona bitewe n'iki wabikoze nyine mu yandi magambo kukizindi mpamvu zo kugira ngo ugaragare neza. Ikindi rero Bibiliya iravuga ngo nutanga ukuboko kwawe kw'ibumoso ntikukabimenye icyo rero kw'iburyo kwatanze, cyase ntikwamenye icyo kw'iburyo kwatanze. Ariko hari amatorero ndetse ni na menshi birumvikana usanga bafite gahunda yo gutanga amafishi yo kwandikaho icyacumi buri wese atanga ku kwezi, ndetse n'izi fishi rero nizo abapasiteri bamwe namwe bagenderaho bazamura nyine mu ntera abakristo. Mayane bagakira babapanga mu byiciro n'abakristo. Ibi rero
ndabihuza n'abakora amarushanwa no mu gutura nyine ugasanga umukristo atanze ituro agamije ko itorero rye nyine riza imbere nyine mu yandi agize nyine paruwasi yabo kugira ngo bazacyase bazegukane igikombe ku ruhande rwanjye mbona ibi nabyo atari byiza kuko ababikora nyine nabasaba akubihindura gusa simbibategetse mu yandi magambo ni batabishaka bazashishikare babikore nababwira iki ariko muri kumva abantu bane sasa rero ikindi cya gatatu akutagira amatsinda y'abaririmbyi cyasize amatsinda y'abakorari icya gatatu kiri mu bintu yewe bimbe baza bikambabaza bikanshengura kuko ikindi rero ikindi kintu kintera ishavu nuko utagira amatsinda y'abaririmbyi cyase za korari Bibiliya rero dusaba kujya aturirimba nyine turirimba zaburi n'ibindi cyase n'ibindi bihimbano bishya by'umwuka cyase birambabaza rero iyo ngeze mu nsengero zimwe na zimwe mu Rwanda nkarinda nta mwanya ubayeho wo kuririmbira nyine Imana ese amatorero atagira abaririmbi ntagire gahunda yihariye nyine kuramya Imana buri biterwa n'iki mu yandi magambo ibintu biterwa n'iki ariko kuki batabikora kabana barashaka kujya bambabaza hari rero bavuga ko kwakira abaririmbyi bitwara umwanya munini kandi baba bagomba gucunguza uburyo umweta ariko uwo mweta babacoguza nawe ni igitangaza ariko atariyo mpamvu ahubwo akenshi na kenshi biterwa no kwihutisha amasaha bagambiriye kwikorera nyine business yabo bahiva kugira ngo bagire ute bacocura abantu dufaranga batwibikeho ku mufuka ariko uri kumva abantu hane ikindi bakirengagiza ko kuririmba ari ikintu akiruhura imitima ya benshi ndetse ni kimwe mu bikorwa bizahoraho no mu ijuru ikindi Bibiliya iravuga ngo niba wishimiye nyine ririmba ibindi rero birababaza iyo mbona hari abatagira gahunda yo kuririmba Imana yani magambo kuki ariko batabikora kaba nabo abandi batari ngiye sinzi igihe byaba mu byukwero reka tujye ku cyakane iki nacyo kimbabaza ikindi cyakane kimbabaza kinakomeye akutigisha abakristo kuri gahunda az'ubuzima n'ubukungu n'izindi gahunda za leta mu byukuri hari benshi uzajya mu matorero yabo hano mu Rwanda uzasanga nyine bavuga kuri gahunda z'itorero no kunyigisho nyine mu nsanganyamatsiko zitandukanye ariko ni hake nyine uzasanga itorero runaka rigigisha abakristo kuri gahunda za leta zirimo iz'ubuzima uko batera imbere mu mishinga yabo kubasaba nyine kubaho no kwitabira nyine gahunda za leta n'ibindi byabafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi harimo no kwiteza ikindi hari naho uzajya nyine usanga abakristo nyine babayeho mu buzima bubi bivuze ko kudahugurwa na pasiteri uzasanga hari abakristo nyine batagira ubwisungane mu kwivuza uzasanga hari abakristo batagira akarima k'igikoni hari nabo uzasanga nyine abakristo bahorana umwanda hari magambo agahorana umwanda ikindi rero uzasanga hari n'abakristo babyara indahekana bakananirwa akorera abo babyaye ahubwo bamwe mu bana babo nyine bakajya mu mihanda hari naho rero uzasanga abakristo nyine bakwepa imisoro hari naho rero uzasanga abakristo bafite abana bataye mashuri ahubwo birirwa mu byumba by'amasengesho kandi hari bari kumwe n'ababyeyi babo kwigisha abakristo ijambo ry'Imana ni byiza ariko rero twibuka ko roho inzima itura mu mubiri muzima ibi rero mbibonye ku matorero menshi kandi ahanini biterwa n'abapasteri nyine batabiganije abakristo babo ngo babahugure kandi burya ngo umukristo ni umwana mwiza iyo icyo yabwirwa cyose na pasteri burya ngo aragikora mu yandi magambo rero ni igitangaza reka tujye ku kintu cya gatanu kinshengura umutima yokoye bambe we icyo cyo kiragushengura yo kudahagarara cyase kudaharanira ko benshi bakira agakiza ahubwo ukerekera giswirikana ko uri igitangaza mu gukora ibitangaza iki kintu kirashavuza ariko iki kintu zakigenze nako kishavuza mwabana yegwe mu byukuri rero mu matorero atari makeya uzajyamo nyine hari hano mu Rwanda cyane ayinzaduka uzasanga hari abapasteri nyine bahamagara abantu bavuga ati ni muze abantu rero kujya rero akureba nyine ibitangaza aho nyine aho nyine kuza bakundisha Yesu no nyine bimukoresha mu nyishero zabo uzasanga haba nyine bivugira akubitangaza gusa isaha yose wikarinda ishira nyine akubwira ubuhanuzi bw'uko abakristo mwebwe mwese mugiye akujya gutura Iburayi cyase mugiye kujya Iburayi no muri Amerika abasore rero n'inkumi bo bakababwira ko babonye abakunzi babazungu bati mwabasore mwe cyase mwankumi
n'abanyabakunzi b'abazungu. Ubwo rero za haleluya nyinshi zigategwa reka sinakubwira amashyi kace. Mu by'ukuri rero sindwanya ibitangaza n'ubuhanuzi, ndabyemereye ijana ku ijana. Nemera ko Imana ivuga ndetse ko ibitangaza bigikorwa mu izina rya Yesu, ariko nanone ese kuki ubwiriza ukarinda usoza nejo bundi udahamagariye abantu kuza Kristo ngo bakizwe bareke ibyaha, ariko kababwira ko bagiye kubona abakunzi b'abazungu bazaturuka imbere, ariko abakunzi b'abazungu nabo yabitangaza n'impamo ya Mungu. Sasa rero mu by'ukuri ako muri kumva ibintu, ese kuki se ajye ndazetse rwose, ese kuki se hari abavuga ko ari nyine ari bo bakora nyine ibitangaza bagakiza indwara zananiranye abaganga, cyaze mu yandi magambo bakaba hari abashyiraho ibiciro kugira ngo abantu nyine babone ibyitangaza yari bagamba abaganga, ariko bazakora ikibo imirimo bashinzwe ntabwo bazayikora, bakashyiramo nyine ibigenewe bitangaza n'ubuhanuzi kugira ngo mubyishyure, bwo ni serivisi mukwiye kuza kwishyura. Sasa rero nibo bakora nyine ibitangaza, cyangwa se ahubwo nagira ngo babikoreshwa na Yesu. Mu by'ukuri rero nkiri kuvuga nyine ku gitangaza, reka mvuge akuba pasiteri basengera abantu nyine bakabakubita hasi kugira ngo nyine berekane ko hari imbaraga zidasanzwe ziri kubakoresha. Ese koko ibi byo nyine byaturutse hehera? Mu by'ukuri se harya Yesu uko ari we nyine cyitegerezo cyacu nyine mu bijyanye n'ibitangaza, nawe yasengeraga abantu akabakubitagura hasi akenda kubamenagura imitwe. Ikindi rero nemera ko nyine ushobora kuzura umwuka akaba cyase ushobora nyuma ushobora kuzura umwuka nyine akaba wagwa hasi, ariko nanone kuki nyine ushobora kuzura ushobora umwuka ukaba wagwa hasi, ariko se kuki bimaze kuba akamenyero aho abapasiteri bashyira imbaraga nyinshi mu gusengera nyine abantu bakabatura hasi? Reka sinakubwira ibi rero sinabyita icyaha, ariko mbona ari amafuti mu bintu by'Imana. Ariko mwa bantu mwemera ko ari amafuti? Reka tujye ku kindi cya gatanu, cyo yemwe mu bantu banyi, iki cyo kijya gituma rwose n'amarira atemba. Burya avuga ngo ngayo umugabo ashoka ajya mu nda, ariko nanjye hangaha yo hari igihe ashoka ajya hanze yo kujya mu nda akabura. Mu by'ukuri rero ubumwe buke hafi ya ntabwo mu bashumba bakuru b'amatorero, ariko ku cyabashumba bakuru b'amatorero bashaka kumera nkaho bafite ibice bitandukanye kandi bihanganye. Mu by'ukuri reka mvuge ku bumwe buke nyine mbona hagati y'abayobozi nyine bakuru b'amatorero hano mu Rwanda. Mu by'ukuri cyane amatorero akomeye cyangwa se afite abayoboke benshi. Inshuro zose nagiye mu izi nsengero zikomeye biragoye kugira ngo ubone umushumba w'itorero runaka rikomeye yaje nyine gusura irindi rikomeye. Ushobora rero kwibaza uti ese biterwa n'iki? Mbona nta yindi mpamvu ni uguhangana no kutemerana no kudasezeranya nyine, cyase no kudasenya umugozi umwe ngo bamenye nuko nubwo nyine bayoboye amadini anyuranye ariko bahuriye mu itorero rimwe rya Kristo. Mu by'ukuri rero uzi ukuntu byaba ari umunezero udasanzwe mugiye musurana abakristo banyu bagasurana, amakorari yanyu bagasurana mu materaniro zikuri ibyo byaba ari byiza se? Mu by'ukuri bake rero nabonye babikora nyine bani bambo babikora biba ari byiza cyane byongera ubusabane hagati y'abakristo bakaryoherwa n'umunyenga muri Yesu. Mu by'ukuri rero hani magambo rero urugero kadufate muri zaburi y'133 ugahera kuri murongo wa mbere ukageza ku murongo wa kabiri, haragira hati dore erega ni byiza ni by'igikundiro abavandimwe baturana bahuje bimeze nk'amata y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatemba mu bwanwa bwa Aroni agatembera ku misozo y'imyenda ye. Mu by'ukuri rero ibi bintu birakwiye. Ikindi rero reka tujya ku kindi kintu cya karindwi kijya kintera ishavu, nacyo kigatuma numva umutima uhangayitse nkavuga ntarikira ishavu nzarikira ryari. Mu by'ukuri ikintu cya karindwi akurobanura ku bantu ku butoni ku mahame y'itorero mu kugaba cyase mu guhabwa inshingano, kudafata kimwe abo cyase abo mu cyaro nabo mu mijyi. Ariko bundi abantu batoranya abantu, ariko namwe mufite ironda runtaza ahantu muri kura ibyo nabyo rero byanyu sinzi byari ibyo rero mu by'ukuri ntago ari byo, kuko buryo ubwo ndabizi. Rero uravuze ngo ibi ntibishoboka, ubwo ugiye kuvuga ngo ibi ntibishoboka. Ibi biriho rwose mu maturo make, ariko nabyo birumvikana byarambabaje. Mu cyaro uzasanga rero abakristo bibwira ko hari ibyo
bakwiye kwirinda nyine gukora ari nyine ari ubirengaho rero agahagarikwa. Nyamara mu by'ukuri wajya mu mujyi wa Kigali ku cyicaro nyine gikuru cy'ibyo torero ugasanga aho biremewe nta kibazo. Hari itorero rero nzi aho abakristo bo mu cyaro nyine birumvikana batemerewe gukora neza imisatsi yabo no kwirimbisha, nyamara i Kigali ugasanga biremewe by'akarusho. Rero umugore wa parcelle mukuru ugasanga niwe mu cyase umwe nyine mu bakoresha neza imisatsi. Urundi rugero, hari abakristo nyine bahabwa imyanya y'icyubahiro mu buyobozi kubera ari abakire, ugasanga rero umuherwe runaka kabone n'ubwo nyine nta buhamya bwiza nyine afite, yagizwe umudiyakoni ndetse ejo kumva ngo yagizwe pasiteri w'icyubahiro bitewe n'icyako nabyo ntago ari byo. Mujye mureka ibi ariko kuki mubikora. Ikindi rero, ese abashumba twubaha mureke Mbabazi ibi koko birakwiye? Namwe bashumba ariko namwe twubaha, namwe mureke Mbabazi ibintu birikwiye mumbwire yemwe mwabashumba mwiyemwe. Aha, iki ni Mbabazi rero kiza ku mwanya wa 8 nacyo giteye ishavu n'agahinda no kwiheba bikabije. Iki cyo kinye no kwiheba cyane bikabije nuko utiyegereza abashyitsi ngo basobanurirwe gahunda z'itora. Mu by'ukuri rero mu matorero anyuranye uzasanga nta gahunda bafite yo kwakira abashyitsi ngo nyine babikuze ubone atari ibintu bahanye agaciro. Mu gihe umushyitsi ari umugisha, dore ko Bibiliya itwereka ko abakiriye abashyitsi nyine babakira nyine bamarayika babakira nyine abamarayika batari bazi ko bakiriye abanyacyubahiro. Mu by'ukuri rero ni hake nyine uzajya ugasanga bafite gahunda yo gusobanurira abashyitsi gahunda z'itorero kubiyegereza nyine muri rusange. Mu by'ukuri rero ibaze kujya ahantu ukumva umushumba aravuze ngo twakire abashyitsi aho bari ni bamanike ibiganza, nyuma rero bakamanika ibiganza akababwira ngo bahawe ikaze, bikarangira aho ngaho atabahaye akanya ngo bavuge aho baturutse n'ibindi. Mu by'ukuri rero ibi ntago ari byo pe, mu by'ukuri bigaragara nabi. Mu by'ukuri rero reka tujye ku kindi kintu cya 9, kudasura. Nacyo kibabaje cyane, kudasura abakristo ngo ubiyegereze umenye ibibazo bafite. Mu by'ukuri n'abapasiteri bake uzasanga nyine basura abakristo babo, n'ababikoze nyine uzasanga bazamo ironda n'ivangura. Akavuga ati gifite umuntu usura ufite uko agaragara, afite ikinyabiziga cyiza gifatika, afite inzu nziza y'akataraboneka, afite n'ifaranga. Ni ukuvuga ngo rero pasiteri agatoranya abo asura nyine akaba afite listi yabo adashobora gusura, reka adashobora kwikoza. Myamgambo ngewe mbona cyase ngewe umushumba mufata nyine nk'umubyeyi, aho rero abagomba nyine kubereka nyine cyase kubera umukristo nk'uko umubyeyi abera umwana we. Umushumba rero aba agomba nyine kumenya ko intama ayoboye zibayeho nyine ibibazo zifite ibyifuzo birumvikana yaba yahera naho ngaho akazisengera ku Mana. Ubwo se koko yemwe kandi nanyereka Mbabazi, ubwo se koko abatabikora tubita abashumba niba tudashobora gukora ibyo bintu? Kereka ngo nongeho gito, hari naho rero batagira gahunda yo guhura n'umushumba ku mukristo wese wabyifuza. Myane magambo ugasanga ari ingorabahizi. Mu by'ukuri rero Yesu yigeze atanga urugero rw'umushumba wasize nyine intama 99 ajya agushaka imwe yazimiye. Ubwo se koko ubwo umugani nta somo wadusigira? Ikindi nuko nawe Yesu nyine birumvikana yajyaga afata umwanya akajya gusura abantu b'inshuti ze, aho nyine yasuye Lazaro na bashiki be birumvikana na Mariya na Marita, ndetse nubwo yasuye birumvikana nabo yasuye batari baziranye kandi batari bakijijwe. Twavugamo nka Zakayo aho yamusuye ndetse no ku munsi Zakayo akakira agakiza. Mu by'ukuri kuki se wowe pasiteri uzumva ko uzajya nyine gusura gusa nyine abakire basengeri wawe gusa, abadiyakoni bawe n'abandi ubona nyine birumvikana ko bakuze mu gakiza? Mwene bwambo ntujye kubasura, nuriye mukene ni wawe kandi uzamubazwa. Musure rero umuhumurize, umwiteho nk'umwana wawe. Ikindi rero reka tujye ku kintu cya 10 nacyo kibabaje cyane, kintera ishavu n'agahenda. Ubundi Asigaye agubwa nabi bikomeye, nuko banyine nta wundi muntu wabwiriza cyangwa nta wundi muntu wabwiriza igihe cyose umushumba mukuru ahari. Uri kumva ariko hari amatorero nagiyemo ndetse ya hano i Kigali birumvikana sanga
ni ikizira kuba hagira undi mukristo ubwiriza igihe cyose pasiteri mukuru ahari. Ndabyemera, umushumba mukuru ni umuntu ukomeye, ariko nkibaza buriya we ntajya agira amatsiko yo kumenya ko biba cyase biba byifashe iyo adahari. Kuki se atakwishimira nyine kubona abana be nyine cyase abakristo barimo gukura no gutera imbere mu cyase kuba mu bijyanye n'umwuka cyase mu bijyanye byejejwe mu bijyanye n'umwuka n'ibijyanye n'Imana. Mbona rero abashumba bakuru bakwiye nyine kujya bereka impano cyase bareka impano ziri mu bandi nazo zigakora. Iri shafu rero nsigaye cyase ndisangiye n'umusore umwe wigeze kumbwira uburyo nyine ashingurwa no kuba urubyiruko rutizera cyase rutizerwa ngo ruhabwe agatuti ko mu rusengero babwiriza ariko babikorera iki kinderekanye ku kintu cya 11 nacyo kibabaza ewana kikantera ishavu kweri ubundi Asigaye nkumva ukomerewe ubundi shavu kweri sinakubwira mu by'ukuri kudashyiraho gahunda yo kuganira ijambo ry'Imana cyo bitani Bible study. Mu by'ukuri akenshi na kenshi mu Munsengero uzasanga habaho gahunda yo kwakira umubwiriza mu gihe cy'amateraniro, aho akoresha nyine umwanya yahawe, nta wundi muntu nyine wemerewe kuvuga cyangwa se kumubaza ikibazo, ahubwo rero akagabura nyine ibyo yahawe n'Imana kugeza iteraniro cyase n'Imana nyine kugeza ku iteraniro. Mu by'ukuri rero ni hake nyine uzasanga bafite nyine umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Umukristo akaba yagira ibibazo abaza ku buryo atumva neza, ariko kuki batabikora kandi byafasha kweri. Sasa mu by'ukuri nyakababaze bazatumva neza muri Bibiliya cyangwa se kubyo yabwirijwe. Iyi gahunda rero yo kuganira nyine ku ijambo ry'Imana mu matsinda mato yayibonye birimikana yibonye muri kaminuza zo mu Munsengero nkeya, ariko mbona ari byiza ko byafaye nyine bifasha umukristo gusobanukirwa byimbitse ijambo ry'Imana. Mbabazwe no kuba nyine mu matorero menshi bitahaba hari rero n'abatagira nyine gahunda y'amasengesho ngo baganire akwijambo mu buryo bwimbitse, ahubwo n'abakoze nyine amasengesho bamara umwanya munini bari mu buhanuzi, ariko umwanya wo kwiyeza no kuganira kwijambo ry'Imana ry'umwimerere reka wo ni hafi ya ntawo. Sinzi ibi bintu ako kibabikora. Ikindi cya 12 nacyo kijya kintera agahinda ubundi Asigaye nkumva uko mperewe, ubundi akahinda kakampirika aho ngaho hirya aho ngaho nkahirima nkumva uko mperewe ni ukubona pasiteri mukuru atitabira nyine amateraniro akaza nyine aje akubwiriza gusa myane magambo, ugasanga ntago ajya yitabira, aza we gahunda ari ukuza kubwiza. Ibi nabyo birambabaza cyane iyo ngiye mu itorero rimwe na rimwe, ugasanga nyine birumvikana igiye mu iteraniro rimwe na rimwe, ugasanga pasiteri waho mukuru ntajya aterana n'abakristo kuva iteraniro atangiye, ahubwo akaza nyine ariko aje nyine kubwiriza, nabwo agasoza ahita asohoka vuba yihuta. Abakristo rero ntibabe nyine bamusuhuza. Ibi bintu biterwa n'iki? Ibi rero ndabihuza n'ibyo ngewe nenga, aho abapasiteri benshi cyase baharaye nk'ikintu cyo kugira abasore b'amatuza manini babacungira umutekano, babe babitongone ba bodyguard cyase amabonsa acunga umutekano wabo kugira ngo atagira n'unabegera cyase kabakoraho rero bakakwamaganira kure iyo ushatse kumwegera. Nemera ko umukozi w'Imana pasiteri ari umuntu wo kubaha, ariko uburyo nyine ariko uburyo aho nageze Remera nasanze babikora, mbona ari nko kumufata nk'Imana muri make. Rero mbona bamuha nyine icyubahiro cyari gikwiye guhabwa Imana, ariko ibi bintu nabyo bikwiye gucika. Sasa kubijyanye no kuba nyine abapasiteri bimvikana bishe baza mu matero mu gihe cyo kubwiriza gusa, ibi nabibonye muri Uganda muri Kampala birumvikana, ndetse naho mu Rwanda nabonye hari n'ababikora. Sasa ni ukuvuga ko abakristo babona pasiteri mu gihe cyo kubwiriza gusa, kuko mbere yaho aba nyine yibereye muri ofisi arimo yitegura nyine kuza kubwiriza. Akubwange rero nabyo birumvikana ndabinenga, kuko sinumva impamvu utakwitegura kare ubundi ngo nawe uze mu iteraniro kare uterane n'abandi amuteranira hano hamwe. Ibi ariko biterwa ni ikindi cya 13 rero ikintera ishavu yewe nanakivuza n'ishavu ritarize. Ikindi cya 3 kudashyikira cyase kudashyigikira impano ziri mu bakristo no kuzamura iziri mu bana bato. Ibi rero
ibi byo bimaze kuba indirimbo kuko burya uzasanga nyine buri wese ubyinu cyangwa ubyinubira uzasanga nyine abapasiteri benshi mu materero anyuranye badashyigikira izi mpano ziri mu bakiri batoya kuko cyangwa mu bakristo wabo cyangwa n'abakiri batoya. Hano rero navuga kudashyigikira abafite impano yo kuririmba yo gucuranga n'izindi. Hari rero insengero uzasanga zifite abahanzi ariko bikaba nyine bitabaho kuba wabona babaha umwanya mu materaniro umuhanzi cyangwa bamuha nyine umwanya mu iteraniro umuhanzi ngo akoresha ya mpano ye cyangwa se birumvikana ya mpano ye cyangwa se kwamamaza Yesu cyangwa se bakaba nyine babategura amahugurwa y'abajyanye cyangwa se y'abanyempano yabafasha gukura mu mpano zabo kubigisha no kubikora neza cyangwa se no kuzikoresha neza. Sasa mu by'ukuri abana bato nabo bakeneye kwigishwa ijambo ry'Imana no kwerekwa umurongo mwiza bagenderamo. Uzasanga hari iterero ridafite ishuri ryo ku cyumweru ry'abana rya Sunday school ahubwo se koko ibyo abantu bakuru nyine birumvikana bakurikirana mu materaniro byo bakurikirana amategeko ubona hari icyo umwana muto we yabyungukiramo mu yandi magambo ko babigenera abantu bakuze gusa. Ikintu nacyo ni ikibazo. Reka tujye ku kindi kintu icya 14 kigiye kinshengura gikomeye cyane kutagira ibikorwa by'iterambere no kudafasha abatishoboye. Iki cyo kigiye gutuma babara none cyo koye bambe navugaga ko nababara ariko none hangaho ubanza hari mw'abantu mwe ngiye gushavura hari mushavuro ntazi uko ndivuze kukizwa pe mu by'ukuri yewe muri kumva reka nsubye mu kutagira ibikorwa by'iterambere no kudafasha abatishoboye. Hari amatorero ubona ibyayo bikagucanga mu by'ukuri ukabona nk'itorero nyine rimaze imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 n'ibindi ariko nta gikorwa gifatika rifitiye iterambere kandi byakabaye ubundi buryo bwafasha abakristo babo gutera imbere rero bagateza nyine imbere n'igihugu cyabo muri rusange. Bibiliya ivuga ko idini ry'ukuri arifasha imfubyi n'abapfakazi ariko rero ibi bihabanye n'ibyo nabonye mu matorero menshi kuko uzasanga cyo usanga ahenshi kenshi nta gahunda yo gufasha abatishoboye bagira ahubwo rero igihe nyine baba batagira bitanga ngo Imana ibakurire nyine bitangaza ibakureho inyatsi za karande kandi kenshi ugasanga biba ari turufu ya pasiteri yo wishakira gushyira mu gifu cyase wishakira umugati. Rero nabyo birambabaza cyane kuko kuki itorero mu itorero ryawe nta gahunda ihoraho mugira yo gusura abarwayi n'abapfakazi birumvikana ni abapfakazi bangahe mwitaho ibaze nawe wisubize kandi ibyo bintu umva ko na Bibiliya irabishyikira se ko kimwe mutabishyikira. Ikintu cya 15 cy'intera ishavura ikomeye cyane kandi rwose nkumva nashavuye kandi bikomeye kumva ifuhe ry'umurimo w'Imana riranyuze cyane nkumva nuzwe n'ifuhe ry'umurimo w'Imana gutumira abavuga butumwa babasatusi Mubyukuri ragi iki cyatumye seka kandi nongera seka gutumira abavuga butumwa babasatoza ariko abasatoze nabo ibyo basatura bo bazabisobanura. Hebari nkutabasatura hebari bukerebwe karande basatura mwabasatuze mwami ibyo musatura muzasobanura ibyo musaturizo nkutazabane musatagura muzazisobanura ngo nabavuga butumwa biki ngo babasatuze. Ubwo ndabize rero uravuze ngo abasatuzi ni bantu ki n'izina rimaze kumenyerwa cyane cyane mu bakristo hano mu Rwanda rikaba risobanurwa umuvuga butumwa ubwiza agamije kwitangisha abakristo nyuma akaza rero kugabana na pasteri ku mafaranga ibyo nyine yitanze nyine birumvikana ibyo yitanze cyangwa ibyitanzwe nyine bagasaturamo kabiri bakarangiriza cyangwa se bakaringaniza cyangwa se bagakoresha ubundi buryo baba nyine bavuganye. Niho rero izina nyine basatuzi ryavuye mu yandi magambo barasatura barabwiriza abandi bakabwiriza mukaza mukitanga mukarundi bifaranga aho ubundi refaraga bakagenda bakagigira na pastor ubundi bati pastor sha reka dusaturemo kabiri mwana n'umukuru w'itore ubundi asigaye mukaza mugasaturamo kabiri. Ibyo musatuyemo kabiri rero nibyo yaturuka kwizana igitabo n'abasatuzi ibyo musaturamo muzabisobanura. Sare mu matorero atari makeya uzasanga nyine haharabo nyine abavuga butumwa babasatuzi aho batumirwa nyine abavuye Nigeria n'abandi bazoberiye muri ayo maco y'inda
amaco y'inda barimo rero n'abanyarwanda bakaza rero bakamara nyine isaha nk'ebyiri cyangwa se babwiriza ako maturo n'ibitangaza n'ibindi kugira ngo bagire ute no kuntu basatura baza gufata ubwo faranga twanyu kaza kudusaturamo kabiri. Mu by'ukuri rero hari uherutse kuza i Kigali avuye hanze afata amabuye atoraguye mu muhanda ayasiga nyine amavuta ngo yayakuye muri Israeli. Rero asaba nyine abakristo akuyagura ibuye rimwe bariguraga cyase bakarigura ibihumbi 100 y'amafaranga y'amanyarwanda nyine akababwira ko buri buke nyine cyase buri buke babonye igitangaza gikomeye. Ibi rero biriyongera ku bahanuzi birirwa nyine mu ngo z'abantu babahanurira amakuba ariho cyase wabaha amafaranga bagahanura ibitangaza. Ubwo se n'Imana ibatumye ntacyo kintu kibaze. Hari rero n'abantu mukiso nyine horetse kumbwira uburyo umuhanuzi w'umusatuzi yamusanze iwe mu rugo akamusaba amafaranga kugira ngo ajye akumusengera ikanyarira. Nawe rero uti reka mpinire ahangaha ndabashi mu by'ukuri ndabashimiye, ariko mu by'ukuri biranababaje mu by'ukuri nagere aragira ati reka mpinira nanjye hanga niturizo ubundi asigaye bagende bampanurire ubundi asigaye banjyana ibyifuzo mu by'ukuri ku musozi nanjye ndebe ko nasubizwa ibintu bikagenda neza. Ariko ubundi asigaye ibyaje kumubaho byari uruva gusenya n'impamuye mu ngo. Ariko ibi ni ibiki mw'abantu mwe yemwe by'abasatuzi rero ntago twabivamo mw'abantu mwe. Ariko nawe nimba utekereza kujya gusatura nyamuneka sigaho utazasatura nibigusatura ubundi asigarwa kababaye ikimanyu yemwe. Ariko muri kumva bibarizwa mw'amadini y'ibintu 15 bimbabaza bikantera ishavu bikantera agahinda mw'abantu b'Imana mwe. Yemwe navuga iki mboze cyo mvuga reka nigendere gusa mw'abantu mwe ibi byose bivugiye kugira ngo muhinduke kandi mwemere kuyoborwa n'umwuka, imire kuba intungane mu buryo bwose abushoboka. Ndabashimiye cyane, reka duhubuta.